none se ko wabutaye bagusubije wabyemera ubuki kubera iki ubuki uburyo wabyumvisha hoya nubuki nyine ngari umuvandimwe hoya nubuki yakambwira ntabwo ndi kubyumva neza reka musubiriyemo ko wabutaye bagusubije wabwemera ubuki ubuki nataye ubusugire utwaye imodoka wenda barakubwiye bati Defia agiriye ikibazo i Musanze kandi ugomba kuhagera mu bambere kugira ngo umufashe ukahita watsa imodoka yawe ukahita uzamuka wihuta byibuze uri kugendera kuri speed ya 60 wagera mu nzira ugahura n'abantu babiri ngiye kukubwira umukecuru w'imyaka 100 n'umwana w'imyaka 12 w'umukobwa muri abo bantu wagonga nde kubera iki nagongo w'imyaka 100 kubera ko nundi ameze nk'umuntu neza ugiye gupfa uri kumva ego nkasiga w'imyaka 12 kumva kugira ngo nyine gende gutyo neza nyine nangira navuze ngo ubwenge bwawe buruta ubwiza bwawe urabyibuka uvuga ngo ifirishwa ishu ishikarishwa ifi ifirishwa ifu iki ifirishwa ishu ishikarishwa ifi ifirishwa ishu ifi aje Wasipopi Kigali Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba mu mujyi wa Kigali. Hello Kigali. Ubu turi saa 11 zuzuye neza ku isaha Kigali, saa 11 zuzuye ku isaha mpuzamidugudu yose yo mu karere ka Gasabo. Twishimiye kugusanga kuri imiyoboro ngiye Defia nk'aba Imperial Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami ndi udahinduka nka table periodique ndo hano we na Yohana ari mu kirwa Patemo. Iminara yose biri mu mujyi wa Kigali, iminara yose biri Paris mu Bufaransa, iminara yose biri Goma muri Congo, ikaba iri guconnecta yerekeza kuri Defia Empire. Nahawe kugira ngo ukore subscribe tujye tubana 5 kuri 5 ndi kumwe n'ubwiza budashirirora, ndi kumwe n'ubwiza bw'inzo biva kuzuba, ndi kumwe n'ubwuzu bwujinse ku itaryarya, ubwenge bwe buruta ubwiza bwe. Iyo Yesu aza kuvuka muri 2026 uyu niwe wari Maria. Murabizi ko Yesu yavutse ku mugore utarasamanwa icyaha, murabizi ko yavutse ku mugore w'isugi ukahita wumva wamagararanye nawe yaza kuvuka muri uyu mwaka. What's up Zewiti sawa guseka neza murakoze ongera usekere akwero umugome ongera rimwe ryonyine bimeze biti ni sawa turi kumwe nande na Miriam wayi kazi kuri Defia Empire. murakoze Miriam ni muntu ki? Miriam ni umukobwa usanzwe, umukobwa nyine nkuko mu byumba nyine ni ibintu bisanzwe. Kutongeho akantu ko guseka neza? Nanaseka neza. Warize? Narize. Wagarukiye mu kangahe? Ntabwo ari ngombwa. Ngiye kujya mvuga umubare uvuga ukurikiyeho. Nta kibazo. 1 2 3 4 5 6 10 11 13 14 65 67 kurarenze. Turi mu masiganwa wenda dutwaye amagare ngewe nawe agera hino ariko turi hafi kugera ku murongo wa nyuma. Uri ku mwanya wa 3 ngiye ndi ku mwanya wa 5. Sasa umurongo tugiye kwita ducaho urabo wa mbere arabatsinze. Uri ku mwanya wa 3 ugashyiramo ishyaka
ukanyonga cyane ukahita unyura ku muntu wa mbere uhita uba kangahe urasubiramo ntabwo byumvise neza ngo turi gusiganwa turi mu magare wenda turi kurasinga muri stade Amahoro uri ku mwanya wa gatatu njye ndi ku mwanya wa gatanu uranyonze uhise unyura ku muntu wa kabiri kandi wari uwa gatatu wahita uba kangahe nsubiremo dutwaye amagare yego wenda turi abantu 60 noneho wowe uri ku mwanya wa gatatu njye ndi ku mwanya wa gatanu abandi baturi inyuma kandi turi hafi kugera ku murongo wa nyuma uri bukinyuraho bwa mbere araba ari uwa mbere wowe uri ku wa gatatu ugashyiramo ishyaka ukanyonga bya hatari ugahita uca ku muntu wa kabiri wihuta bahita bakangaye nkahita mba uwa mbere bahita uba uwa mbere turi gusiganwa kuki ni ku magare utwaye imodoka wenda barakubwiye bati Defia agiriye ikibazo i Musanze kandi ugomba kuhagera mu ba mbere kugira ngo umufashe ukahita watsa imodoka yawe ukahita uzamuka wihuta byibuze uri kugendera kuri speed ya 60 wagera mu nzira ugahura n'abantu babiri ngiye kukubwira umukecuru w'imyaka 100 n'umwana w'imyaka 12 w'umukobwa muri abo bantu wagonga nde kubera iki nagongo w'imyaka 100 kubera ko n'undi ameze nk'umuntu neza ugiye gupfa uri kumva yego nkasigaye w'imyaka 12 kumva kugira ngo nyine gende gutyo neza nyine kuko w'ijana nta buzima ntabwo ariyo watubwiye ngo witwa Miriam uramutse ubaye uri umuhungu ubu ngubu mbwira ibintu 3 byatuma ujya gutereta Miriam ubu ndi umuhungu Miriam nyine tuvuga ubu ngubu ubaye umuhungu ugiye gutereta Miriam umeze nkawe ibintu 3 byibuze Miriam agira umutima mwiza yego gira hino turi kuva muri kamera yego noneho ni umukobwa ufite ubwiza tangaje kumva noneho mu bintu by'urukundo ni umuntu uri hejuru cyane egera imbere tugiye gufata amasegonda 10 wereka abantu ubwiza bwawe tangira Miriam umukobwa batabana umukobwa batashobokana ni umukobwa ufite imico imeze gute umukobwa ugira utuntu tw'utugambo niyo tutashobokana bivuze ko weho nta tugambo ugira happy uri gutekereza iki ubu ngubu ikintu ndi gutekereza ni ibintu ndimo ubwo uri mu biki ndi mu kiganiro wagabanyije guseka uzi ko uri guseka nkumva wagira ngo uri kunyirigita ntabwo nongera ariko ubanza ugira isoni umukobwa mwiza ntugira isoni ese ninde wakubwiye ko uri mwiza oya ndabizi ko biri kose buriya nta muntu ubaho atiyizi ufite impano igira hino kugira ngo urayifite ufite iyo impano yo kuririmba ukaririmba twumve isi cyangwa imana iyo ushaka tu wareka nkabanza ngatekerezaho neza iyo ndirimba ngo waba untunguye ko njye sindi umuhanzi mu gihe rero uri kuyitekerezaho nta kiboye bugitekerezaho nari bituye dukomeza
nkubwira ko ushaka gutunga perime neza kandi mu gihe gitoya mwarimu Shope arabigufashamo, akorera Kimironko. Ukigera kwa Mushimire umuhamagara kuri izi nomero ukamubwira ko umushaka, hanyuma akaza kukureba. Ni 0780703333 akagufasha gutunga perime n'ibijyanye nayo. Ushobora kuba waranakoze ariko ukaba udafite akazi, abaziranye n'ababosi benshi ashobora kuguhuza n'umwe muri bo ukaba wamubera umushoferi. Wayibutse? Okay, sawa. Ngiye kuri indirimbo y'umuhanzi yitwa Chibo. Indirimbo iri gukundwa cyane n'abantu benshi. Yitwa Kare. Ale kubwawe nafunze kare, shake your bar. Ale kubwawe nafunze kare. Ale kubwawe nafunze kare, shake your bar. Ale Ndikongera kure nkumva umwuka uri kuba muke. Eka aho uri kubeshya. Nawe ndi kubeshya. Uri kubeshya pa. Iyo wariye neza wariye gute? Njye nkunda ibirayi. Uko byaba bitetse kose nibwo numva nyine ndiye neza. Nangira navuze ngo ubwenge bwawe buruta ubwiza bwawe, urabyibuka? Uvuga ngo ifirishwa ishu ishikarishwa ifi. Ifirishwa ifu iki? Ifirishwa ishu ishikarishwa ifi. Ifirishwa ishu. Ifi aje. Ifi ishu ishikarishwa ifi. Ifi irijwe. Ese bigende bite? Gwino mari dusoza ikiganiro. Ntago ndongera. Nyine si ifirishwa ishu ishikarishwa ifi. Ibyo bintu byakunaniye. Umva ibintu byakunaniye. Ifirishwa ishu ishikarishwa ifi. Egera hino. Nta kundi. Ese uri kwiyumva gute? Ndikimba neza. Kunsiga mu kiganiro ngo nuko ibintu bikugoye. Mva. None se? Ko wabutaye bagusubije wabyemera? Ubuki? Kubera iki? Ubuki? Uburyo wabyumvisha hoya nubuki nyine. Ngari umuvandimwe. Hoya nubuki. Akambwira ntabwo ndi kubyumva neza. Reka musubiriyemo ko wabutaye bagusubije wabwemera? Ubuki? Ubuki nataye? Ubusugire. Ntabwo nabutaye. Ndabizi ko kubeshya ari icyaha. Ndabizi. Ariko njye ntabwo mbeshya. Impamvu nabuze ni iyo Yesu aza kuvuka muri uyu mwaka turimo, niweho wari Mariya. Ntabwo wabeshya. Ufite aba ex bangahe? Ni umu ex Mwapfuye iki? Twapfuye iki? So ntabwo mbyibuka neza. Ntabwo mbyibuka neza. Wibyirengagiza cyangwa biteye agahinda, bivuga amusori kabisa Paul. Oya ntabwo biteye agahinda. Sorry. Amusori ntabwo nari mbizi n'ukuri. Tibyo. Nta kibazo. Komereye. Kandi urabizi ko kubabara bitakubera. Nta nubwo kurakara bikubera. Wapi? Ibikora rero. Injuga zitagufata. Izi njuga kabisa uzigiyemo waba ugiye kotsa imiteja. Nizi. Injuga. Injuga zikunda gufata abantu ariko njye ntabwo ziya zimfata. Zitamfata. Injuga zirimo ibintu byerekeranye n'amafaranga.
kuyatanga cyangwa kuyakira? kuyahabwa, kuyakira. Bwira nomero zawe mwohereze 5. Ndumva ufite logique. Oya. Urayanze? Mani, nituva kuri kamera ntumbwire ngo maya amafaranga. Twumvikane, sibyo? Oya, ndajya mu gikari no turi bivugane. Nibyo nubizane. Oya, ndabizana. Kamwiyorere. Dore umushyira wa mbere ku isi, umunyamakuru yamubaje ati se kugira ngo ube umuherwa wa mbere ku isi byagenze bite? Aravuga ati gira ikintu cyose, nsaba ikintu cyose ushaka ariko icyo kibazo kiyorere. Munigagira ngo nuko umusaba, aravuga ati wapi utagira ngo ndagusabye nyisubiriza ikibazo gusa ubyiyorere. Mukira aramubwira ati ngewe rero amahirwe yose nabonye nayabyaje umusaruro, nta amahirwe ubwo aragucitse. Oya, ntago ncitse kandi turi kumwe. Tugana ku musozo, dushushanyirize nko ku munsi w'ubukwe bwawe bumva bizagenda bite? Hazaba hari imodoka zingahe, urumva bizagenda bite? Ewana tubwire. Ikuragaho mwino uvuge. Ku munsi w'ubukwe bwanjye ikintu numva nshaka cyane ko hazaba hari ikintu cyitwa imiziki myinshi cyane. N'imodoka. Yego, n'imodoka nyinshi, nta bintu byo kugenda n'amaguru nyine. N'ibyo kurya. Buri muntu yatashye ubukwe akabona ibyo kurya, ntabwo yagenda avuga nabi. Yego. Umva uzabana n'umugabo umeze uti? Tubwire rwose. Ni umudiaspora. Umudiaspora. Ufite agatubutse. Yego. Ubwo mushakanye afite amafaranga byageranye makayabura? Oya, icya mbere no kuba twarabanye yafite. Yego. Ibyakurikiyeho nyuma nyine twayashaka twongera twayasubirana. Yego, ukaba manager mwiza, ukajya umenya ngo hasohotse yahinjiye aya cyane mu buryo nyine bwiza. Barya witwa Miriam. Komeza utubwire. Babwire iki? Icyo ushaka. Okay, nkunda abanyarwanda muri rusange. Hanyuma murakoze. ese gusoje ikiganiro kandi atari bagitangiye? Ntabwo nyine gisoje, ahubwo ndabashimiye. Hari umutipe uraguprofita? Uramprofita gute? Kuguprofita wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ukabibona ko yaguprofise. Turamprofisa ariko ntari wabibonye. Shaka kuba byarabaye ariko wenda ntabyibuka. Biragoye kubigereranya ariko ugiye kugerageza, sibyo? Usomana bwa mbere wumvishe bimeze bite? Ntabwo ndabikora. Ntabwo ndabikora. Gera hino ore wiseka ubeseriye uvuge utubwire. Ntabwo ndabikora. Ntabwo uragira ute? Ntabwo ndasomana. Kuri guseka kandi ibintu turi kuvuga turi seri. Okay, njye nuko nkunda gukora nishimye. Aba wumva umunsi wa mbere bizaba bimeze biti? Napfese nabaye. Umunsi wa mbere nahabaye. Like wenda ujya wumva se ababyigamba ati birabinyagwa biraryoha we. Oya, sinyamyumva. Yifate turebe uko yifata. Yifate turebe uko yifata. Si bisanzwe. Uyifata ute? Uko? Nyine rero muri kamera yifate. Nuko. Ariko banza uzi kuyifata. Wenda na gutyo ubugira. Ngira ute? Nyine nka gutyo uri kubigenza. Ngira ute? Mu mahanga. Banza ukuntu yifata neza. Reka ngushimire. Yego. Sibyo?
ariko ntuzongere gusura abahungu muri ghetto, ntabwo ari byiza. ntabwo nabasura. azakuraho imbwa yiruka. nahise kugira ngo bigeze uhansanga. ntabwo byabura ko waba waragiyeyo. ntabwo nigeze njyayo. komerezaho. ngaho nshimira. murakoze mwe twabanye mu kiganiro. Miriam nk'ibisanzwe. twagushimiye, thank you very much. mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro. Ngiye mba ndi Defiant nka impera w'impaya abanzi bahita umwana w'ibwami. Ndi kumwe na Miriam, umukobwa wa mbere utarasomana muri uyu mujyi wa Kigali. Yego. ariko umutima wawe uzi ukuri. sawa. so nagushimiye twabanye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. nkubwira ngiye mba ndi Defiant nka impera w'impaya abanzi bahita umwana w'ibwami. mba ndi udahinduka nka tableau periodique. mba ndi uwahanuwe na Yohana ari mu kirwa ipatemo. iminara yose biri mu mujyi wa Kigali, iminara yose biri i Paris mu Bufaransa, ibikonekite yerekeza kuri Defiant Empire kugira ngo bino biganiro bijye bibageraho tano kwa tano. So thank you very much, duhure mu biganiro bikurikira.